Isura ya 96 yitiriwe urusoro rw'amaraso yahishuriwe Maka igizwe n'imirongo 19. Ku izina rya Allah Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Soma ku izina rya Nyagasani wawe we waremye ibiriho byose, yaremye umuntu mu rusoro rw'amaraso. Soma kandi Nyagasani wawe ni nyir'ubuntu bihebuje, we wigishije umuntu kwandika akoresheje ikaramu, yigishije umuntu ibyo atarazi. Oya, mu by'ukuri umuntu arigomeka kandi akarengera iyo amaze kubona ko yihagije kubera ibyo atunze. Mu by'ukuri umenye ko kwa Nyagasani wawe ariho garukiro. Ese wabonye wa wundi ukumira umugaragu wacu gusenga? Ese yabuza ate umugaragu wacu aramutse ari mu nzira y'ukuri, cyangwa ari gukangurira abantu kugandukira Allah? Ngaho mbwira, aramutse ahinyuye ukuri akanatera umugongo, ese ntabwo azi ko arabona ibyo akora? Oya rwose, natarekeraho tuzamufata uruhanga rwe turukururire mu muriro, uruhanga rubeshya rw'urunyabyaha. Ngaho nahamagara abambari be maze bamutabare, natwe tuzahamagara abamarayika bacu barinda umuriro kugira ngo bamukanire urumukwiriye. Oya, ntukamwumvire, ahubwo ujye wubama uniyegereze Allah.